Masisi bintu bireke matche zo muri Kongo ziraryoha my friend, matche zo muri Kongo ziraryoha my friend. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Abo rero abayobozi b'intare za Sarambwe, Afande Richard arabwira Afande ati sinakubwiye, abwira ati nakubwiye. Richard ko yari yateguyera abahungu bisake bamanukanya amanota, abahungu bo muri groupe Makamuronza bakubise abahungu bamabuye. Administrateur wa territoire ya Masisi yakoze agashya rwose. Reba umufana, aba bose ni kina nguvu, aba bose ubona ni kina nguvu, aba bose ubona ni ntare za Sarambwe. Abantu babuze icyo bavuga n'icyo barenzaho, abo bose ubona. Yego, dukurikije population twabonye ahangaha abaturage benshi, niye message wahereza abantu bavuga ko muri Masisi amahoro adahari? Ibya byose ahangaha turi kuri video, buri wese arareba, uri muri Amerika, uri Kinshasa, buri wese arimo arihera ijisho. Ahantu hatari amahoro ntabwo wabona abantu babyina. Rero hano hari amahoro, abaturage ba Masisi barimo barabyina. Utuvugana bigeze saa 12, ariko izi ni imodoka zigiye gucyura abantu bagiye Isake kandi baragerayo amahoro. Bose ni gute umuntu yavuga yuko Masisi ni amahoro? Masisi ni amahoro. Hano muri Rubaya ubona, sinongera kumva ngo hari isasu kivuga muri Rubaya. Nta muturage ujya wicwa muri Rubaya cyangwa wibwe cyangwa wakubise. Rero Masisi ni amahoro. Isake na Gicanga nuko na Mweso nuko, bari iriya hirya batagera ino bajya bakurikirana amakuru yacu, ibyo tubabwira nuko kandi hose tujyayo amakuru akabageraho bakabona yuko ahantu hose ari amahoro, n'abadashaka gutaha batahe. Wa territoire ya Masisi, ahangaha turi ni Rubaya, aho hari umukino wahuzaga centre ya Sake ndetse n'uyu mujyi wa Rubaya. Ni umukino wari umeze gute? Kuki ari izi centre mwahisemo guhuza? Ntabwo ari izi centre gusa, n'izindi centre zirakina, n'izindi nzagerayo, ariko twahereye Isake ngira ngo ubushize mwari muhari, na hano naje ubutaha nzajya Ingungu. Gahunda yo kujya Gicanga, icyo nkeneye urubyiruko nirwo rwakoze bibi cyane. Rero urubyiruko nirwo rwakora byiza cyane. Nkeneye ko urubyiruko rwo muri Masisi bahinduka, bakamenya yuko igihugu ari kimwe, turi abana bamwe, turi famiye imwe, iby'ubwoko ntabwo. Kuko hano mu kibuga ngira ngo wabibonye Ruwaziri, umuntu ukunda ikipe ya Sake atashingiye ngo nuko ari umuhunde yabyina, umuntu ukunda ikipe ya Rubaya atashingiye ngo Rubaya habaye amoko, bose babyina. Rero dukeneye ko ikintu cyitwa amoko avaho, abantu bose bakavuga. Yego, ikipe ya Sake itsinze ikipe yitwa Brazil, kandi abantu bavugaga ko ari ikipe ikomeye. Niye message wabwira chef de site wa Sake Richard? Atanze isomo. Dukeneye impinduka. Brazil yajyaga yumva yuko ishoboye kurusha izindi, buriya iragenda ihinduke, nayo iramenya yuko hari ibyahindutse muri Brazil, bongeremo izindi mbaraga. Ndashimira ikipe ya Sake, ariko ikipe ya Sake imaze iminsi muri lokale, imaze iminsi yitoza, na Brazil nayo yari ifite amamatch, ariko noneho Brazil buriya nziko ubutaha nibajya kwishyura birashoboka. Yego, dukurikije population twabonye ahangaha abaturage benshi, niye message wahereza abantu bavuga ko muri Masisi amahoro adahari? Ibya byose ahangaha turi kuri video, buri wese arareba, uri muri Amerika, uri Kinshasa, buri wese arimo arihera ijisho. Ahantu hatari amahoro ntabwo wabona abantu babyina. Rero hano hari amahoro, abaturage ba Masisi barimo barabyina. Utuvugana bigeze saa 12, ariko izi ni imodoka zigiye gucyura abantu bagiye Isake kandi baragerayo amahoro. Bose ni gute umuntu yavuga yuko Masisi ni amahoro?
Masisi ni amahoro hano muri Rubaya ubona sinongera kumva ngo hari isasu kivuga muri Rubaya nta muturage ujya wicwa muri Rubaya cyangwa wibwe cyangwa wakubise rero Masisi ni amahoro na Gicanga nuko na Mweso nuko bari iriya hirya batagera ino bajya bakurikirana amakuru yacu ibyo tubabwira ni ukuri kandi hose tujyayo amakuru akabageraho bakabona yuko ahantu hose ari amahoro n'abadashaka gutaha batahe rwose iwacu cyambere cyo umuntu wo muri Masisi wahinze yeza kurusha umuntu uri mu kindi gihugu arera cyane uworoye amata ahangaha inka zikamwa ijerekani litiro 20 nizo tworoye muri Masisi amabuye y'agaciro dore ngahariya nahabonye urabona uriya mucanga w'umweru yego niho bacukura amabuye hariya bahita mu Nyanza rero Masisi turakungahaye dufite umutekano dufite byose uyu ni umujyi w'amabuye y'agaciro nagira ngo mubwire ngo Rubaya idahari na Goma ntiyabaho Rubaya idahari na Goma ntiyabaho aba banyarubaya ubona nibo bubatse Goma cyane rwose n'umunyegoma n'uri hirya hose n'uri Kinshasa zaza kwinjira mu kariyeri na kondisiyo yo kuba uri umukongomani kazi ukicukurira kuko amabuye ni ay'abaturage ni ay'igihugu dukeneye ko abaturage bacu barya ku mutungo w'igihugu urakoze cyane reka tugushimire umukino urarangiye ikipe ya Sake kabisa ikaba itsinze ikipe ya Rubaya nguwo umuyobozi wa Centre Cité de Sake Richard ubona ko bari guhobera abakinnyi babo abanyemaca bose muri stade ubona ko bakubwira ko match irarangiye ahangaha kabisa match irarangiye icyo bita kabumbu kanayisha match irarangiye ahangaha ni ibyishimo cyane ni ibyishimo byinshi cyane ibyishimo byinshi cyane ibyishimo byinshi cyane Sake ibyishimo byinshi cyane kabisa ibyishimo byinshi ku bafana baturutse gurupe Makamuronza Sake mwana ndake reba umufana w'Imasisi my friend reba umufana w'Imasisi ibindi byose mubireke bantu ni benshi cyane ahangaha Masisi reba urubyiruko reba abajene ahangaha Masisi reba abajene ahangaha Masisi ibindi ubireke mace zo muri Kongo ziraryoha my friend mace zo muri Kongo ziraryoha my friend oh la la oh la la oh la la oh la la abo rero abayobozi b'intare za Sarambwe Afande Richard arabwira Afande ati sinakubwiye arabwira ati nakubwiye Richard ko yari yateguye ra abahungu b'Isake bamanukanya amanota abahungu bo muri gurupe Makamuronza bakubise
abahungu b'amabuye adiminizateri wa teritwari ya Masisi yakoze agashya rwose. Reba umufana, aba bose ngo ni aba bose ni kinanguvu, aba bose ubona ni kinanguvu, aba bose ubona ni ntare za Salamu. Abantu babuze icyo bavuga n'icyo barenzaho, abo bose ubona ni ntare za Sarambwe, abo bose ubona utuma abandi nguko bari kwiyamukira. Ati Sake kabisa. Sake. Uyu ni umufana nyamara mu cyaro tuba yazanye byinshi rwose. Anaenda mbele, Sake ndiye na mpira, anapiga mbele mchezaji wa Sake, umuyobozi wa Sake akaba yishimye. Kina neza cyane kabisa. Yego Afande Richard shefu de cité wa Sake uvuye gutsinda ikipe ya Rubaya, uyitsindira mu Rubaya imbere y'abafana basaga 25,000. Byagenze gute? Ikipe wayiteguye gute? Mbere byose mbanje gushimira Imana yaturinze mu rugendo twagize, tukayisaba n'insinzi kayiduha. Iriya kipe rero kuba nayitsinze, ibintu byose ni ugutegura. Ikipe yawe nayiteguye, haba mu myitozo isanzwe mu kibuga ndetse no mu mutwe mentali, kugira ngo bumve ko byose bishoboka. Babwira ko bagiye gukinira imbaga imbere y'abafana benshi cyane ba Rubaya bakunda umupira. Babwira yuko batakwiye kwita ku bafana n'umurindi w'abafana, ahubwo bakwiye gukora ibyo twize mu kibuga. Ngira ngo hari n'icyo wabonye, babonye ko bitatinze ku minota nka 20 twatsinze igitego turata n'ibindi. Buriya Abanyarwanda baraducitse nibaza kwishyura Isake ho ntago baza byibuze nzabara mbatsinde nka 3. Ariko ikipe ya Rubaya bakavuga ko ngo administrateur afite mu kuboko ikipe ko yari ifite ibikoresho byose n'abakinnyi bakomeye. Rimwe na rimwe numvishe muvuga ngo hari n'abakinnyi ngo bakwiye ngo za Minova ngo nazabwera mana. Imbaraga mwazikuye? Oya, twebwe turategura abakinnyi bacu haba mu mutwe ndetse no mu kibuga. Ubona ko ikipe yacu rwose turabasirimu muri byose. Ariko siporo Sake kugira ngo ubempoze bavuga ko ari abantu bagoye, ukabempoza ukabafatisha. Twabonye amamoto arenze 200 yaturutse Sake aje za Rubaya, abantu bakavuga ko ushobora kuba ufite umuti ukoresha kugira abaturage bawe bakumve. Oya,
oya nta muti mfite ni ukubana nabo neza kandi ukamenya icyo bakunda n'icyo banga ukabafasha no kubakemurira ibibazo byabo nta kindi nta wundi muti mfite n'uwo niko kukwiyumvamo umuti mfite n'urukundo ubutumwa rero uhereza ese mufite gahunda yo gukina n'amakipe yose ya Masisi bo gahunda dufite nta tuyihagarike aha ngaha dutegereje ko ikipe izaza kwishyura mu byumweru 2 nyuma yaho turimo turategura kwiyokina na City ya Gicanga twebwe rero City ya Sake twebwe icyambere ni insinzi ntabwo tuya dutsindwa duhora dutsinda gusa ariko siporo ubundi imbaza iki mu rubyiruko ko tubona bitabira siporo ishobora hari icyo bita amacakubiri n'iki n'ivangura siporo iyo bahuye gutya ibyo ngibyo bishobora gutuma ibyo bintu bitabaho ntabwo bishoboka nta mu sportif gigira ivangura bibaho abantu badakora siporo nibo bashobora kujya muri ibyo ngibyo ariko umusportif wese uzi akamaro ka siporo ntajya ajya muri uwo mwanda w'ivangura ntabwo bishoboka mu bintu rero bituma urubyiruko rutwibonamo nta kindi ni ukubahuza ukabakura mu byo bari barimo mbere ukabereka iterambere turimo tujyamo iki kintu rero kirimo kiradufasha cyane muri mobilisation ukabona abaturage mu bikorwa bisanzwe by'amajyambere barabyitabira na siporo irimo irabidufashamo ariko administrateur uramubabaje oya administrateur equipe zose nize ntago administrateur ayobora Rubaya gusa ayobora territoire ya Masisi izi equipe zose nize gusa nubwo wenda hari equipe yakiniye aho afite kuri office nabyita ko namutsinze ariko ntabwo equipe zose nize nize rwose namwe mufana Rubaya ikipe ya Rubaya kubona ikipe y'Isake yo ibatsinze umuyobozi ari kwigamba byo murabivuga hiki babakojeje isoni batsindiye iwacu nitugera iwabo nakaba ariko tugiye kwihangana tuzamwishyura ngo bazakwishyura nta kibazo message yawe rero message ni ukubwira ikipe yo mu Rubaya uyu munsi irashitse uyu munsi irashitse napaze ko itsinda ibitego 2 ku busa itsinze kimwe nungu ntago nyuzwe Isake zibyiteguye izabirya Isake irabihekenya sawa fan